cyiza mwe mukunda ibiganiro byacu mudukurukiye ku muyoboro wa channel yacu Ivomo ry'Umuco TV. Tubahaye ikaze rero muri iki kiganiro mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho na Sangano Papias. Mu gihe cyashize twavuze ku ntore. Muragira muti intore ko arizo mwibanzeho cyane. Intore zari zibumbiyemo ibintu byinshi cyane, zikubiyemo ibintu byinshi. Guhamiriza mu Rwanda, umuhamirizo w'intore waguye imipaka maze uba intambwe nziza y'ubusabane ndetse n'umugenderano n'ibihugu duturanye. Muri uko kugenderana rero n'umubano mwiza w'ibyo bihugu duturanye kandi tukaba tubikesha intambwe y'intore, hari imihamirizo ifite inkomoko mu bihugu duturanye, nko mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihe cy'umushefu Cyoya mwene Ngwije mu 1873, uretse umuhamirizo uwo Cyoya kubera umubano mwiza yari afitanye n'umwami Rwabugiri, baduhaye imihamirizo 7 ngenderwaho n'ubu tugihamiriza. Iyo mihamirizo hari umuhamirizo witwa Nyirangwe n'ubu turacyawuhamiriza, n'umuhamirizo mwiza cyane, intore zirawuzi zinkurikiye kuri iki kiganiro. Hari urukundo rw'imiheto, nubwo itorero ishyaka ryawunonosoye, ariko urukundo rw'imiheto n'urukundo rw'uruzagiriza ni imihamirizo twahamirije yaturutse mu gihugu cy'u Burundi. Hari umuhamirizo witwa Rusama n'umuhamirizo witwa Nyina wa Cyoya. Hari kandi umuhamirizo witwa Ntubagendane ndetse n'undi witwa Ihembe. Iyo mihamirizo yose yazanywe n'uwo mushefu witwa Cyoya wari inshuti n'umwami Rwabugiri mu 1873. Nabaganirije ku ntore zo hambere, ariko bamwe muri twe tugihumeka umwuka w'abazima. Hari zimwe mu ntore zo hambere twagiye duhurira mu matorero, nubwo zitari zigihamiriza, ariko bamwe muri bo bari abesagisate, binikiza mu ntore, bidogera intore, abandi ari abavuzi b'amakondera bariya nababwiye bitwa abajinja. Twashoboye kubonana mu matorero. Hari intore yo hambere yatabariraga umuryango. Ubwo ndi kubabwira aho intore yo hambere itandukaniye n'intore y'iki gihe. Intore yo hambere ntabwo yahembaga, yatabariraga umuryango, ikajya guhagararira umuryango, igatabarira u Rwanda ku rugamba, nta gihembo itegereje, uretse yuko abenshi barahagabariraga bakabona ingabano bagabiwe n'umwami, ari amashyo, ari udusozi, ari imirima. Ibyo byose nibyo babahaga, cyane ko nta n'amafaranga yabagaho. Aho rero zitandukaniye z'iki gihe, umwana w'iki gihe umubwira guhamiriza ati ibyo ni ibya kera, ati ni iby'abasaza, akiyibagiza ko n'abazasaza abato bakabimubwira. Nta kintu cyo hambere cy'ubusaza kibaho mu guhamiriza, ni umuco. Rubyiruko ndabakangurira gukunda umuco wacu, nta bintu bishaje bibaho, kuko umuco kuva kuri Gihanga kugeza amagingo aya turacyabumbwe n'umuco umwe n'ururimi rumwe. Nagira ngo rero mbagezeho bamwe mu bihangange byamamaye mu matorero yo hambere, njye ubwanjye cyangwa bagenzi banjye twabanye mu matorero bashoboye kubona. Ndahera ku musaza wamamaye mu itorero witwa Bunungu Atanazi, yari atuye ku Mugonzi wa Nyanza. Uyu Bunungu yahimbye imihamirizo myinshi. Hari uwitwa Mugunga wa Kabagari mu cyahoze ari komine Murama. Hari kandi Semusambi wari intore nkuru, ariko abenshi bamubonye mu rukerereza, yarugendaga imbere ari umwesagisate, ari umutahizi.
yinikiza. Hari uwitwa Ngagi na Maso kubona bene Shyirambere, bombi bari bavindimwe, nabo ku Mugonzi wa Nyanza mu cyahoze ari Nyabisindu. Hari kandi abazi imbyino bene Imana na Ndaribare bibuka Maso kubona. Niyumvise kuri radio iki gihe uhita wumva ijwi rya Maso kubona bitaga Mayisho. Hari kandi Sentore Atanazi atabarutse mu minsi ishize, Imana ikomeza umworohereza urugendo. Uyu musaza yamamaye mu itorero ryitwaga Indashyikirwa ry'Ibwami, ariko rero yagaragaye no mu rukerereza. Benshi bamwibuka muri za Rwaniye inka no mu gukirigita umurya w'inanga. Akaba yarahetse benshi, akaba yaratoje abana benshi, urubyiruko rw'u Rwanda gucuranga inanga, uhereye kuri Ngarukiye Daniel na bagenzi be. Uyu musaza kandi yaricunguye asiga incungu mu muco nyarwanda, twavuga nk'Intore Masamba, Menisi, ndetse n'abuzukuru ba Sentore n'abuzukuruza be rwose ni abahanga mu guhanga. Twavuga kandi Bwanakweli Nasani yamamaye mu itorero ryitwaga Itanganika ndetse no mu rukerereza. Abamwibuka bazi indirimbo y'Abagore Beza, cyangwa se Abamba Nkanda n'izindi ndirimbo nyinshi cyane Bwanakweli yagiye aririmba. Twavuga kandi nanone umusaza Semivumbi Simake wamamaye mu itorero ryitwaga Indemarugamba ry'umugabekazi Kankazi Ishyogwe. Akaba uyu Semivumbi abantu twahuye nawe tumwibukira mu mutahano w'igikaka, mu mutahano wihuta abenshi bita umutahano wa Semivumbi. Twavuga kandi abandi bamamaye mu itorero Ishyaka, bari abavuzi b'amakondera mu gihe cyacu, witwaga Gasa Munyiga na Tegamaso, bakaba bakomoka Irunga ni mu karere ka Nyanza ahahoze ari komine Nyabisindu. Twavuga kandi witwa Mbonyisha w'Imushirarungu, ndetse akaba yari afite mugenzi we witwaga Gapyisi Frederico. Nawe uwo musaza ari nawe wanyigishije ibyivugo byinshi nagiye nivuga mpamiriza. Amatorero yo hambere rero mu Rwanda ndetse no mu Rwanda rwa Repubulika hari amatorero, twavuga itorero ryari ribumburiye andi matorero ni urukerereza. Ariko mbere y'uko urukerereza rubaho, ndakeka ahagana muri za 70 cyangwa 72, habanje itorero ryitwaga Imparirwashema. Imparirwashema n'urukerereza yari amatorero abiri, abakuru n'abato. Imparirwashema rero ziza gusimburwa n'Indangamirwa, Indangamirwa zisimburwa n'Uruyange, ariko urukerereza ruguma ari ryo torero rikuru, itorero ry'igihugu. Abavaga muri ayo matorero bakuze babajyanaga mu rukerereza. Twavuga Amasimbi n'Amakombe ya nyakwigendera Sipiriyani Rugamba, tukavuga abatangampundu b'Inyamirambo ba Rukerikibaye, ndetse twagera mu karere ka Nyanza hari itorero ryitwaga Ingabo Nziza, ndetse za Rwamagana iyo ngiyo ubu ni mu ntara y'Iburasirazuba, wasangaga Garukurebe ryari itorero ryahimbwe n'umudamu witwaga Madamu Safari, Imana imworohereze kuko nawe yatuvuyemo. Mu matorero rero y'Ibwami, ngarutse inyuma gatoya, hari amatorero yakozwe n'umwami Musinga. Ayo matorero nayakurikira. Hari itorero ryitwa Urugangazi. Urugangazi byasobanuraga abagabo barebare bafite igicucu kiganje mu ngabo.
hakaza ibirusha ibirenga cyangwa se ibyiza. Bari bagizwe n'abasore nabo bafite imbaraga. Hari inkerarugamba, umururumba wo kurwana, nibyo byasobanuraga igisobanuro cy'iryo torero. Inkerarugamba byavugaga ngo umururumba wo kurwana, no kugira ubusambo bwo kujya ku rugamba. Hari itorero ryitwaga ingasabahunga cyangwa se ingasaguhunga, naryo bari bararihimbye izina. Igisobanuro cy'iryo zina ari abarahiye ko batazigera bahunga urugamba. Hari kandi itorero ryitwaga indashyikirwa, intagereranywa, naryo ryari itorero rya Musinga. Urumva rero ko ibyiza by'amatorero yo hambere n'ibyiza by'amatorero y'ubu usanga bibumbatiye umuco wacu, ugasanga uri kugenda uko urujya mbere. Kandi mbasaba rubyiruko kukangurira bagenzi banyu ndetse mukanabyitabira kugira ngo mumenye ibyo basogokuru n'abasogokuruza badusigiye. Amazina y'amakondera rero nk'uko nababwiye, amakondera agizwe n'amoko 5 ariyo iri ngiri mubona ni umurangi, iri ngiri ni urugunda, iyi ngiyi rero ikaba ari ikanka, iyi ikaba ari inshuragane, iyi ngiyi ikaba ari insengo. Umurangi rero ni uwimburira ayandi, ni utera amakondera akawukurikira. Uvuga gutya: uwo ni umurangi. Hakurikiraho rero ikanka. Ikanka ivuga gutya: hakurikiraho rero ikondera ryitwa inshuragane. Inshuragane ikaba ivuga gutya: inshuragane ivuga ikurikije ubwoko bw'amakondera, izina ry'ikondera wateye, injyana yaryo bagiye gusohoka. Iri rero rikaba ari irya 4, ari ryo bita insengo. Ikondera rya 5 rero rikaba ari urugunda. Urugunda ruvuga rutontoma, ruvugira mu gituza, n'ijwi ryo hasi ry'ikondera rivuga rirya. Ngayo rero amakondera 5 aherekezwa n'ingaraba na ruharage. Ingaraba nababwiye yuko ingaraba ubundi ntabwo ni ingoma ivugirizwa ku rutugu inyuze mu kwaha, bakayikubita n'ibiganza byombi. Ingaraba by'umwihariko u Rwanda rwayinyaze Abaganda. Sinzi umwami w'u Rwanda ushobora kuba wagabye igitero mu Buganda, niba ari Rwabugiri, kuko niwe ugaragara ko yagiye yagura imbibi z'igihugu cyacu. Ingaraba rero yaje mu Rwanda
muri icyo gihe abanyarwanda bayikorera ubuvumbuzi, barayishakashaka, bayishyira mu njyana y'amakondera kugira ngo intore ziryoherwe ziri guhamiriza. Hataho rero ingoma ruharage ni ishakwe ya yindi mujya mwumva mu murishyo w'ingoma ishaka izindi ikazogeza urwanaga. Abo bavuzi b'amakondera rero bitwa abajinja. Ibwami kwa Musinga hari abakondera, abajinja bitwaga abadahinyuka b'ibwami. Noneho hakaza abitwa ibenga bo mu Busanza. Mu Busanza ni mu cyahoze ari Butare, ubu ni mu ntara y'Amajyepfo. Hakaza abahizi bari ab'umutware Nturo ya Sentama. Hakaza abacamihigo Ibumbogo na hahoze ari muri Kigali ngari, ubu harimo akarere ka Gasabo, hari n'ahagiye mu ntara y'Amajyaruguru. Umukino w'amakondera rero n'injyana, habanza hari amakondera menshi rwose. Injyana y'amakondera y'umusambi, hari ikondera ryitwa umusambi, barawinjiza intore akenshi cyangwa se bakawusohoka. Hari ikondera ryitwa inkera, injyana y'inkera. Hari ikizire, bamurangahe, urwanyamiyaga, abahizi, kanono n'andi makondera menshi nka safari. Yari amakondera icyarutema. Ni injyana y'amakondera iryohera intore iyo zivunasambwe, zicunda, zigwira inkindi, ziri gutemba, ziterera ku muterero. Usanga intore ziberewe n'amakondera. Muri iki kiganiro nagisoza nashimiye mwe mudukurikira, nashimiye buri muntu wese urebwa n'iki kiganiro, kuko kirareba abakuze, kirareba n'abato. Ubwo rero tubararikiye ikiganiro cy'utaha. Mugire amahoro n'amahirwe n'imigisha ikomoka ku Mana. Murakoze.